Yes, reka ngusuze kandi mwifuriza ibihe byiza wowe ukunda kandi ugakurikira Stories Magazine Rwanda. Nimwe mu dutera imbaraga zo kugira ngo ibyo dukora turusheho kubikora neza kandi turusheho kubinonosora akubera ukuntu mudukunda binyuze muri comments, likes muduha ndetse na subscription mukora umunsi ku munsi. Uyu munsi rero twatembereye twagiye muri BK Arena aho twagiye kureba cyangwa se kwitabira press conference yatwaje Festival Experience. Ni press conference yateguwe na YB Foundation ndetse n'aba organizers bari muri ibyo muri Mino Festival bari kwitegura. Ni festival rero izitabirwa n'abahanzi batandukanye barimo nka Ruti Joel, Ariel, Wayz, DJ Pius, Andi Umuntu, Juno, Kizigenza, Sano, Kevn, France Mundo ndetse n'abandi bagiye batandukanye barimo nka Mike Kayihura ndetse n'abandi muzagenda mubona umunsi ku munsi. Igitaramo kikaba giteganyije kuzatanya kuri 26 z'ukwezi kwa 10 muri mwaka 2024 gutangira guhera saa 8 z'amanywa kugeza saa 1 ndetse nyuma ya saa 1 hakaba hari n'ibindi biteganyijwe byinshi bigiye bitandukanye. Tujye kumva rero byinshi bigiye bitandukanye, tujye kumva uburyo bayiteguye, ibyo bagenda batubwira, ibyo bashingiye wese. Aba bahanzi harimo bamwe bakoranye na Yvan Buravan ariko harimo n'abatarakoranye na wese bagendeye kuki bajya gutoranya abahanzi. Dushobora kuvuga ngo wenda bagendeye kuba abo ngabo barakoranye na Yvan Buravan ariko wibuka ko harimo n'abatarakoranye na Buravan. Ese bagendeye kuki? Se like harimo raperi Kevn ni umwe mu baza performinga kubera iki mu baraperi bose dufite uyu munsi none bahisemo Kevn nuko rero bakoranye na Yvan Buravan cyangwa se niziye mpamvu zindi bashobora kuba baragendeyeho bajya guhitamo Kevn kugira ngo nawe aza performing. Ni byinshi rero bitandukanye atarabuze kuba tugenda tuganiraho uyu munsi wa none. Reka nkubwire ni stay on touch kugira ngo twumve byinshi bigiye bitandukanye. Make confiance ngeni Stories Magazine Rwanda. Ibiri technique dutegereje mu gitaramo DJ Pius araza kudufasha ndetse n'abahanzi bose bari hano n'abazagira uruhare saa 8 kugeza ku isaha y'isa moya ubwo amarembo azaba afunze, ariko guhera saa 1 n'igice hazaba hatangiye igikorwa cyihariye cyatwaje experience turi buze kugarukaho byihariye. Ni nayo mpamvu rero turi buze gukenera ko aho mutari buze gusobanukirwa mudusobanuza kugira ngo iyi gahunda igere ku banyarwanda mu buryo bwihariye. Ugiye kuyobora iki kiganiro n'itangazamakuru nitwa Misango. Reka duhere ku ruhande rw'imakanizi aturamutsa kugeza kuri uru ruhande. Murakoze. Muraho neza mugira imana. Amazina yanjye ni Impakanizi, iyo ni izina ry'akazi. Nanjye nishimiye kuba hano uyu munsi. Murakoze. Muraho neza, nanjye nitwa France Mundo, nishimiye kuba muri experience ya 3G Fest. Amahoro. Nari mbakumbuye abenshi muri mwe ndabona twerukanaga kera cyane. Nitwa Linsano, nanjye tukaba tuzatwikana ejo bundi ku tariki 26. Komere cyane. Njyewe nitwa Kevn, nanjye ejo bundi kwa gatandatu tuzaba turi gukora history bya Danjan. Blessings. Ndabaramukije, nanjye nitwa Juno Kizigenza, nkaba nishimiye cyane kuba muri experience ya 3G Fest. Ndi so excited kandi nishimiye kuhanga. Merci. Muraho neza, nitwa Andi Umuntu, nanjye tuzaba turi kumwe mu mihamirizo myinshi cyane. Mwiriwe, nanjye nitwa DJ Pius, tuzaba muri experience yose ya 3G Fest, ya muri technical team, n'abahanzi bose ngo mubana. Mwakoze kuza kandi. Muraho neza, nirwa mwiza baratirimba mu minori byuzuye cyane. Nanjye turi kumwe muri twaje. Muzajyayo ko twaje cyane kandi twabyiyemeje. Muri tayari? Ahubwo rero muraho cyane, mbanze mbashimire ibyo mwatwitabiriye. Amazina yanjye ni Fernand Burabyo, mbarizwa muri YB Foundation. Murakoze. Hari n'abandi bahanzi babiri bari hano. Twasaba Ariel wezi ko yakwinjira. Nawe ni umwe mu ba yego mwamukomera bashyi nk'uko yakoma. Nani experience
ugaragaza ko bari kumwe na Rutimungeri baririmba ariko no hanyuma twatangira kuri Ferna muri rusange kadusangiza ishusho ndetse n'urugendo. Browniza, Ariel Wayz, and Dishani Gondiano, since Navuga. Ndi Rutimungeri baririmba. Nishimiye nanjye kuba hano uyu munsi. Cyane. Amisa bivuze neza usa nk'urasa ku ngingo ku munsi nyirizina iyi serukiramuco uburyo riteguye rifitemo ingingo eshatu z'ingenzi nk'uko mubizi amasaha gufungura ni saa 8 abantu bagatangira bakinjira amarembo imiryango igafunga saa 1 z'ijoro kugira ngo igice cya nyuma twabateguriye kigende neza kimeze nk'umukino ku buryo twifuje ko abantu bose bazira igihe kugira ngo ntihazagire ikibacika muri uwo mukino. Uwo mukino uzaba ugizwe nyine n'aba bahanzi turi kumwe hano imbere. Bizaba ari ibintu byiza. Namwe ndatekereza ko mubona amazina ari hano. Ni amazina akomeye muri industry yacu ya muzika. So icyo ni igice cya meze nk'utangiriye ku cyanyuma cy'iyo concert izaba igizwe n'abahanzi. So hari ikindi cy'ingenzi cyane kijyanye n'iserukiramuco ndetse no guteza imbere abantu twegereye bakora ibintu by'ubukorikori cyangwa se byo kwiteza imbere ibintu bijyanye n'ibihangano muri industry bitari muzika gusa. Twarabegereye bafite ibihangano bazabamurikira ndetse cyane cyane twegereye n'inteko y'umuco kugira ngo abantu bakomeze kwita ku muco kugira ngo na wa muziki wacu ya identite tuvuga izaba ifite aho ihera. So icyo ni igice kindi cya kabiri. Ikindi gice cya gatatu twibanzeho ni ugukangurira urubyiruko cyangwa se n'abandi bose kwita ku buzima bwabo. Kuri urwo rwego twakoranye na RBC kandi izaba ihari mu kudufasha kubabishaka bazaba baje kare bitewe n'amarembo igihe bazaba yafunguriye kugira ngo babashe guhabwa serivisi zijyanye n'ubuzima kuko turashaka runo rubyiruko ko twababona imbere hazaza bafite ubuzima bwiza byibuze barasobanukiwe atari gukora umuziki gusa ariko hari abandi badufasha muri uru rugendo rw'ubuzima. Murakoze. Arakoze cyane Ferna kuri gahunda atumurikiye ndetse n'ibikorwa ishusho ya YB Foundation impamvu nyirizina ntekereza ko yari gahunda nzima ntawe utayishyigikira mu gihe yumva ko ari umunyarwanda kandi atewe ishema n'umuco we. Ku ruhande rwa twaje ari nayo ituma turi aha ngaha ari nayo ituma abanyarwanda bazaza tugataramana burabyo amurika iyi album ayita twaje yatangiranye movement yari yise twaje twande. Nimureba na hari inyuma hari ingabo n'icumu ubona ko hari twande no mu kiganiro n'itangazamakuru abari aho ngaho yabibasobanuriye byagutse ko ari ukuza kandi tukaza twivuga mu buryo bukomeye. Ni muri urwo rwego rero Rutimungeri baririmba icyo gihe yari ahari ni nayo mpamvu gato twari tugiye kumusaba ko adusobanurira ku gitekerezo ndetse n'iyi movement yatwaje mu buryo bwagutse kuko byinshi mu bitekerezo bya Yvan yabisogongejeho ruti kandi n'ubu aracyagira uruhare mu gukomeza iyo movement kugira ngo igere no ku banyarwanda bose. Murakoze. Murakoze. Movement ya twaje nka album niyo yaje bwa kabiri. Ya mbere yari twande yatangiye avuga ati yashaka kugira ngo urubyiruko cyangwa imiziki hajyemo iby'umuco wa Kinyarwanda.
abitekereza atyo turi kumwe avuga ati ni gute umuntu yaririmba ibintu byose ariko atibagiwe aho agiye aho ava, kuko yaramaze kuva muri prix découverte, yaramaze kuzenguruka ahantu hanini. Nibwo rero twaganiraga akajya avuga ati nta gishya kindi usibye ko tubikoze mu by'umuco wa Kinyarwanda dushobora kumvikana wenda kurushaho. Nibwo yatangiye gukora kuri album ye rero yitwa Twaje, aribwo yihugura mu butore, aribwo ashaka amagambo y'Ikinyarwanda, kuzimiza ibintu byinshi cyane byerekeranye n'umuco wa Kinyarwanda, uburyo ki ashobora imiziki ye ishobora kubonekamo icyo bita umwihariko w'igihugu cye. Nuko rero yatangiye akora album ye, tubiganira buri munsi uburyo ki umuco wa Kinyarwanda utasubira inyuma, kandi tukawukora mu gihe tugezemo, mu kinyejana tugezemo, ariko tutawangije. Ubwo ni ibyo yakoze, niyo mpamvu mwumvise Gusakara, mwumvise Ye Aye ituruka ku ndirimbo izwi yitwa Nyangezi. Ni indirimbo nyinshi yakoze, n'Impore. Yagiye akora ibicurangisho bya Kinyarwanda na style za Kinyarwanda ariko akabiririmba by'ubu. Nicyo kintu twakoraga cyane kugira ngo tubashe nabyita mu Gifaransa ko moderniza uyu muco wa Kinyarwanda ku buryo wagera n'ahandi. Nuko iyo Twaje Twande yaje, nanjye nyimuherekezamo nkaba nkiyirimo cyane. intwari ndakakwanga. Arakoze cyane Ruti, urumva ko ari ibintu byiza cyane. Ntabwo ari Ruti gusa wakomerejeho, nitureba Impakanizi ku ruhande rwe kuri EP aheruka gushyira hanze yise Inkingi, iyo movement yarakomeje kuri album ya Juno Kizigenza ku cyo yise Yaraje, Alain Sano kuri album ye nziza cyane yise Rumuri. Ni movement yakomeje ku bahanzi bose bari hano kugeza kuri Kevn na undi bumuntu Ariel, Wayz ndetse n'abandi ba artiste batari hano. Mbere yuko badusangiza ku ishusho ndetse nuko biteguye kugira ngo iyi movement koko tuyisangiza abazitabirira iserukiramuco, twifuje gusaba ko DJ Pius gato yaduha ishusho ku biri tekiniko cyangwa se bifitanye isano na prod. Urakoze. So icya mbere twababwira ni uko twiteguye kubaha ibintu byiza. Mbanza no gushimira abanzi bose twicaranye hano na team. Tumaze iminsi myinshi tutaryama, ahubwo nababwira ko wenda nko mu minsi ibiri isigaye bashaka nk'amasaha make bakaryama kugira ngo bazabashe kudelivaringa kuko akazi kari kenshi. So ntabwo ndi bu painting ishusho yose ya event, ariko duhereye wenda ku masaha ya main performance niho ngiye gutangirira, kuko ibindi bari babwiye ibijyanye na YB Foundation na Twaje nka festival, ibyo byarangiye. Ubu tugiye kureba ishusho ya event yo guperforminga nk'abahanzi. Irimo indirimbo za Buravan of course, irimo indirimbo abahanzi bagerageje gukora fusion cyangwa se kumwunganira. Irimo indirimbo z'abahanzi ubwabo bazakora, ariko byose bikazakorwa nka theatre cyangwa se theatre action, ku buryo hatazabamo ama break. Bizatangira binarangire as one block. So icyo gihe niyo mpamvu twifuje ko show ni umuntu uzaba uhari azaguma aho ngaho, ntihagire ikimu divertinga ku buryo yagira ikintu amisinga kuri iyo show.
nza uyu warangize ariko ndagira ngo mbashanyirize gusa kuntu show izaba imeze. Hazaba harimo ababyina contemporary, hazaba harimo ababyina kinyarwanda, hazaba harimo acrobatics, hazaba harimo ibintu byinshi cyane. Tuzafashwamo na visual effects cyangwa se mu buryo bwa video, mu buryo bujyanye n'amajwi, mu buryo bujyanye no gukina theatre cyangwa se cinema. So ni ibintu byinshi bikubiye mu kintu kimwe. Ikindi wenda umuntu yababwira, ese Hamis, uyu munsi twaba dufite program yo kuba hari indirimbo ya Buravan, sinzi niba biracyakomeje. So uyu munsi hari indirimbo ya Yvan Buravan gusohoka uyu munsi. Ngira ngo tuva hano turaba twamenye information ihagije ku masaha iri bugire hanze kugira ngo iba ariyo itwinjiza muri iyi minsi ibiri isigaye yo kwitegura kugira ngo dufate momentum. Ibindi ndaza kugenda mbivuga bitewe n'ibibazo mutubaza, ariko ndumva technically ariko nababwira nagiye mu bintu byinshi kugira ngo twicire hanze tubabwire uko bizaba bimeze. Murakoze. Indirimbo iri buze kujya hanze, indirimbo yitwa Already Made. Ni indirimbo iri ku cyo twise Deluxe album. Burabyo yasize indirimbo nyinshi zarakusanyijwe n'ubundi hakorwa indi album. Ku ikubitiro rero indirimbo iri kuba uploaded, turajya gusoza ikiganiro n'itangazamakuru muyibona, kandi turabonera kubasaba ko muza kwisangiza abandi. Hanyuma muri urwo rugendo buri muhanzi abari hano ndetse n'abatari hano, kuko ku rutonde dufite abahanzi 15 bazagira uruhare kugira ngo twaje experience igende neza. Dufite intore, dufite ibihame by'Imana, dufite n'abakobwa beza bazagira uruhare kugira ngo ibyo byose bishoboka. Bivuze ko aba bari hano n'abandi batari hano nuko bari gutegura ibintu byiza kandi birushijeho. Ni muri urwo rwego rero kuri buri muhanzi ku ruhande rwe ndetse n'igice azakoraho gato bagira icyo babasangizaho, hanyuma tukakira ibibazo byanyu. Icyo batari buze kuvuga biraza kugendera muri session z'ibibazo. Murakoze. Ubwo twahera kuri Rwamwiza cyangwa se kuri Ariel Wayz tugenda. Murakoze. Ikintu navuga kuri tegurira nuko ari ibintu byihariye, ntabwo ari ibisanzwe. Nk'uko Pasi yaravuze ngo habanza uyu akurikira uyu, ni ikintu ngiye ku giti cyanjye ndi kwigiramo byinshi. Ni bagiye biravanze. Umukuru uri muri let's say generation ya mbere usanga yabanje ari kumwe no muri new generation. So I think ni ikintu cyiza cyane kuba included mu bintu by'umuco. So that's nicyo navuga. Muraho neza. Okay, nanjye mwunganiye nuko icyo twabwira abanyarwanda ni uko twifuza ko bahaba. Icyambere cyo ni uko haba, nicyo nifuza kubwira abanyarwanda, bakahaba ku bwa Buravan, bakahaba ku bwacu nk'abahanzi. Ntabwo nifuza kubibingingira kuko mubyumva cyane, kuko mwese muri hano n'abatari hano bari bwumva aya majwi, bari bunarebe n'ibyo turimo, harimo n'ababanye na Buravan kuturusha. Ndabeshya? Ntabwo mbeshya, ndabeshya? Yes, bamwe banagize uruhare muri team ye mu buryo yateguraga ibitaramo, mu buryo bw'imibereho ya buri munsi. So Buravan ni twe, Buravan ni wowe, twaje ni u Rwanda rwaje kandi rwaje kwanda. Buravan azaduhoramo kandi birakaba gutyo. Rero muze tumushyigikire,
kandi ndabizi neza kumukeza kwacu azaba ari kumwe natwe, utazahaba nabimubaza biramureba. Yes, kandi ndizera neza ko nakomeje kureba uburyo twari turimo kwitegura aka kantu, ndifuza kukavuga. Uburyo turimo kwitegura ni uburyo budasanzwe bumenyerewe mu banyarwanda na audience zacu z'abanyarwanda, ariko icyo nifuza kuvuga ni kimwe: uzaze wabanguye amatwi yawe maze wirebera ibyiza biri mu muco wacu ndetse byanzitswe na Buravan. Murakoze. hari ikindi kintu ngewe numva nshaka no kuza kugarukaho cyane kiri imbere ya performance. Kuba tuzabona umwanya wo kwipimisha kanseri ni ikintu nanone cy'ingirakamaro, kuko yego twatarama tukizihirwa tukagira ibihe byiza, ariko ni na ngombwa ko tugira ubuzima buzira umuze. Hari ikintu rero dukunda kugarukaho cyane cy'ukuntu hari igihe muri sosiyete yacu dutinya kwirinda, ndako dutinya kwipimisha, tinipimishije ngasanga ndwaye. Rero icyo kintu nikizagaragare kuntu bizaba ari ubuntu kwipimisha kandi ari ku bushake. Indwara ikuramo abantu bakomeye na Yvan arimo nayo tuyihagurukira, ariko si icyo gusa. Ngarutse noneho kuri performance, ni performance izaba ari nziza, ni performance ifatanye yose. Turagaruka ku kintu cy'ukuntu umuntu uzahomba agace ka mbere ntazumva ka kabiri. So ni performance ifatanye, ni umukino ufite inkuru, ntabwo ari umwe uje agaperforminga indirimbo ze, oya, ni inkuru ihera saa moya zuzuye, ku buryo rero niyo mpamvu dushaka gutuma wa muco dukunda kujya twumva hirya no hino ngo wo kudakurikiza amasaha, uwo muco ntabwo uzaba kuri iki gitaramo. Ikindi navuga ni uko bazibonera, njya mbona abantu bakunda amakolabo cyane, yumvise indirimbo ya kana kabakoranye. N'uwo mukino nawo uteye nka kolabo, ni kolabo y'abahanzi ariko noneho hose 15 uko bahari. Harimo nabo umuntu wari bwabone Kevn abyina. Nanjye n'ubwa mbere nari mbibonye, ariko apparently is a very good dancer. So harimo rero harimo utuntu twinshi muri performance. So ntuzacikwe kuko nucikwa uzahomba byinshi cyane. Ubwo rero kuhagera kare ni ikintu cyangombwa. Ahasigaye abahanzi bose, ndetse hari nabo by the way mushobora kuba mutabonye, hari Mani Martin, hari Mike Kayihura, hari Bukuru, hari n'abandi benshi bariho. So rero muhumure rwose, performance izaba imeze nk'iryo yuzuye. Murakoze. Ikintu cya mbere navuga no gushimira all the teams yabo iri muri kudufasha muri stage performances ndetse no mu yindi mirimo yose igendanye n'ino concert. Njyewe ndi excited already. Njyewe nshobora kuza having a good time kurusha n'abafana, kuko uburyo turi practices, uburyo collaboration ihari ndetse natwe ubwacu hagati y'abahanzi byatwongereye friendship, cause nje ntago nari inshuti cyane na Andy, to be honest. Ariko I'm very happy to be part of the experience, kuko it's for a good cause, yaba bijyanye na cancer awareness, yaba mu guteza imbere umuziki wacu cyane cyane hazamo n'umwimerere movement hafi y'abahanzi twese tuba turimo, because we want to grow as a whole industry. Ni ibintu byiza, ndashishikariza abantu bose kuzitabira. Ntabwo ngiye mfite ukuntu nabivuga, gusa I'm convinced ko it will be a great experience. Umuntu adakwiye ku missing out. The vibe ni yose, buri wese ari tayari already. Nge I feel like n'ubu ngubu if it was tomorrow abahanzi bo bari tayari guperforminga kuko tumaze igihe du practicinga. So I'm encouraging everybody to pull up and then it's a good time. Thank you. Njyewe nk'ibisanzwe ubutumwa bwanjye burajya straight ku batrapish bacu, abakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange. Ibi bintu bizaba birenze, nanjye nibwo bwa mbere mbonye show nk'ingi mu Rwanda, bwa mbere kabisa.
sinzi umuntu wambajije ejo bundi ngo urabona iyi level ari iyihe, ndavuga uti ebana na ya level ya Kendrick Lamar ndabona dushaka kuyirenza this time, kuko ni ibiboro biteguye. Njye nibwo bwa mbere nari mbonye ibi bintu, even me I can't wait, nanjye ndumva nzaba nishimiye, nzaba ndi happy byatari. Ibyinshi bagenzi banjye babivuze, ndavuga kuri ku muvandimwe gusa wenda YB, Imana ikomeze imuhe ryiza, ugomba gukomeza iyi legacy yiwe n'iki. Abantu njye nabatumiye, ndabatumiye mwe muzamisinge, muze mu pulapinge, turye show y'ubwenge, du celebrating mu brother man. Man, one love. Okay, nanjye abagenzi banjye byinshi babivuze. Abagenzi byanjye ibyinshi babivuze, ariko nyine nanjye ikintu navuga kuri waje experience. First of all, shout out to Malaika. Ntago ndi kumubona muri room, ariko she's the amazing producer of the experience. Mbona ukuntu biri kuba iyo ntari kuri stage, nkumva nzanye urumeza ku mubiri wanjye, nkavuga ibintu ntago bibaho. So ntago turi kubiryoshya kugira ngo muzaze, ariko nimutaza muzaba muhombye, abantu bose bari kutureba tuvuga aka kanya. So I can't wait for 26th kugira ngo amateka yongere yandike y'umuvandimwe wacu Yvan Buravan. Murakoze. Ndakeka ibintu byinshi bagenzi banjye babivuze. Twese turakubera Yvan Buravan, twakundaga kumwita Mr. Loverboy. Yatweretse urukundo, ndakeka twese turakubera urukundo yatweretse, natwe tumukunda. Izaba ari experience nziza. Personally njye nishimiye kuba ndahangaha, hari ibintu byinshi byiza muzabona. Ndararika n'abandi bazaze babirebe, mubwire n'abandi bazaze bitabire. Yvan ahari azishima cyane. Murakoze. Nanjye mbere ya byose ndabanza gushima bagenzi banjye hano turi kumwe. Ni ikintu kitoroshye ariko kandi cyiza kurushaho. Ndibaza ari n'ubwa mbere bigiye kubaho kubona abartiste bangana gutya bose bafatanyije bagiye gukora ikintu kimwe cyagizwemo uruhare na mugenzi wacu muri twebwe. Ni ikintu twebwe twishimiye, nibaza ko n'uzabibona wese bitazabura kumunezeza. Twebwe rero twese dushyize hamwe kugira ngo tubashe kugira uruhare mu nzozi Yvan Buravan yagize, ariko kandi zinafitiye inyungu cyangwa se akamaro cyane twe twese turi hano. Niyo mpamvu twabashije kwitabira, kandi nanjye simbura kuvuga ko uretse n'abari aha ngaha n'abandi bose bazabasha kunyurwa na show tuzatanga. Murakoze. Bari hano mwabakomera amashyi, yego nawe make nyamuneka. Nice. Nekereza ko kuba ari hano ndetse n'abatari hano dufite performance benshi nk'uko Pius yabivugaga, ariko hari ishami rikomeye cyane. Ubu munsi tuzumva ko ari ishami ridufitiye runini, niba twese duhagaze ku giti cyitwa twaje. Hanyuma muri uyu mwanya mwanyemerera tukakira ibibazo, hanyuma bize gusubizwa, ubundi dushyira akadomo ikiganiro cyacu twatangira na Kayezu Jado wa RBA ndetse na Janvier, Dr. Yamuremye Patrick, ubwo duhita dukomeza n'ibindi. Murakoze. Murakoze. Nitwa Kayezu Jean de nkora muri RBA. Ikibazo cya mbere ni kuri organizers, ubwo yaba Pius cyangwa se uriya muvandimwe yadufasha kugisubiza. Twabonye mwadusobanurire ko iyi ni festival, kandi ariko by'umwihariko yo gushyira mu bikorwa, yo gukomeza imishinga Yvan Buravan yasize. Twagira ngo mutubwire se, ubusanzwe festival tuzi ko atari event, iba ari edition imwe ihita irangira, tuzi ko ari edition ziba zikomeza. Mutubwire se twaba tuzabona izindi edition za Twaje Fest. Icyo ni kimwe. Ikindi ku bahanzi barimo abo twabonye by'umwihariko benshi ni harimo nka Kevn,
Ruti bafitanye amaproje bafitanye indirimbo na Yvan Buravan abandi mujya kubahitamo byaba mwagendeye kuki ubwo nacyo ni icya payasi na ni icya organizers ikindi turi kumva ko the event is more of traditional cyangwa se ni gakondo turi kumva ari gakondo cyane ariho muri kujya uburyo muri kubisobanurira kandi usibye n'abasivile n'abaruti abandi ni modern music bakora cyane kandi na Yvan nawe ntabwo nkeka ko yakoraga gakondo cyane kubera iki mwabidayivayitinze mukabyana muri gakondo cyane murakoze mu by'ukuri wavuze kamere ku mpamvu twahisemo abahanzi ntabwo ndi umuhanga cyane muri ibyo ariko icyo nzi twagendeyeho ndetse n'umu director uri gukurikirana abana bahanzi ndetse no kubategura tugana kuri show yanditse script ifite storyline ifite nk'uko babivugaga cyane ni nk'umukino ni nka sinema so aravuga sindi bujye cyamo cyane ariko wumve ko ari umukino wanditse noneho tugenda tureba abantu bafitingamo bitewe n'uko director twamuhaye akazi agomba kudufasha ariko n'umuntu nyine ubyumva aravuga njye nkeneye ko tuzakora ibintu bimeze bitya twaje nyine iyi movement yanditse gutya indirimbo z'abahanzi nyarwanda nziza kandi z'abahanzi bazwi bakunzwe ndahitamo muri ubu buryo ndetse mumfashe no gushaka abahanzi kubageraho niyo mpamvu wagiye usangamo hari abo batakoranye na Yvan ariko nuko biteye so iyi storyline abahanzi bayifitinzemo ikindi nakomerezaho hazabaho yitwa na season 1 nubwo tutabivuze cyane ariko twifuza ko hazabaho na season 2 ntimubone aya masura bitewe n'icyo tuzaba dushaka kugeraho icyo gihe n'uburyo twicaranye na director tukavuga industry natwe dutereho ibuye ryacu nka fondation nk'icyerekezo Yvan yari afite ko tucyumva reka dukore muri ubu buryo noneho ubone abandi bahanzi wenda bamwe bazaba baravutse wenda tuzane n'abakera bizaterwa n'icyo gihe n'uburyo tubona uko ibintu bigomba kugenda abahanzi mubona hano si bo gusa dufite muri iyo organization cyangwa se imyiteguro kuko ndibuka nko niyo turi muri studio tuba turenga 25 ejo bundi nibwo nari ndimo kuri program tukareba ibintu indirimbo zitabashije qualifying aho ugasanga ni nka 40 abahanzi bandi gusa wenda Fernand kandi yaravuze ko kuvuga ngo ubutaha nko muri edition ya kabiri mushobora kubona abandi bahanzi ko twamaze kubyiyumvamo hano twese ni nk'umwana wacu ahubwo muzatwibuke ko byaraturyoheye cyane n'ubu ngubu kandi ndibaza ko buri muhanzi muri movement ariko ngusubije directly ku kibazo babajije bano bahanzi bari hano bose bafite special relation n'ibintu storyboard ivuga y'uwo mukino ujyanye na direction ya Buravan yashakaga ko twaje kwanda n'ibindi bijya muri uwo mujyo ikindi wenda ikibazo cya mbere cyari editions bagishubije icya kabiri abahanzi twahisemo icya gatatu cyari ikihe icya gakondo andi akira hari ikintu mu kanya wari ugarutse uvuga ngo birasa nkaho abantu iki gitaramo kibanze kuri gakondo cyane umuzi n'ubundi w'umuziki nyarwanda niho dushaka koherekeza ariko ushobora kugira umuzi wa gakondo yawe nk'uko ibindi bihugu byinshi cyane byagiye bimenyekana mu muziki nyarwanda n'ubundi usanga bubakiye kuri gakondo yabo
ahubwo hakazaho noneho kugenda wagura ushyiramo na za njyana zigiye zitandukanye, ugafata gakondo yacu ugashyiramo hip hop, ugafata gakondo yacu ugashyiramo afrobeat, ugafata gakondo yacu ugashyiramo blues cyangwa R&B, byose birashoboka. Ni nacyo kintu nteka ko Wayz yavugagaho muri twaje, avuga ati injyana yacu reka igire umuze wa gakondo, noneho tubonereho kwaguka mu mbuto zitandukanye, ariko umuze ari gakondo yacu. So rero ntabwo ari ukuvuga ngo tugiye muri gakondo pure gusa, muzumvamo injyana zitandukanye ariko byose byubakiye hehe? Kuri za njyana zacu z'ahangaha, ku bicurangisho by'ahangaha, ndetse n'imyandikire cyangwa se imitekerereze ya gakondo. Sinzi niba ushubije ikibazo. Uranyemerera nyivugeho, ariko Amisi araza kunyunganira kuko ari kumwe, yavuganye neza ku bijyanye n'ibyo bihangano bya Yvan yasize. Icyo nabivugaho ni uko iyo ndirimbo isohotse koko iri muri Twaje Deluxe. Iyo Twaje Deluxe igomba gusohoka vuba aha, ariko iyo ndirimbo yo irararisohotse nk'uko babibabwiye. Ntabwo ari izo ndirimbo zonyine, hari izindi ziri mu studio atandukanye. Tugira amahirwe nk'uko babivuze, Yvan yari afite timu nini. Muri iyo timu hari benshi tubana muri YB Foundation umunsi ku munsi. Niyo mpamvu mukibona platform ze kuri social media zikora. Sinzi wenda sinaziretinga ngo zirakora neza cyane, wenda nimwe mwaziretinga, ariko baragerageza bagakora. Ndatekereza niyo mpamvu wenda n'iki gitaramo cyamenyekanye, barakora koko, n'abandi mukadufasha. Nibo twicarana rimwe na rimwe tukamenya uburyo indirimbo isohoka, ariko kugeza ubu ntabwo mfite timeline y'izindi ko zizasohoka, ndetse cyangwa se iri album yose uko izasohoka. For now icyo ikizwi ni uko iri already made, yo irararisohotse. Amisi yashaka kunyunganira. Yego, nk'uko Twaje Deluxe irahari, ni album ihari irangiye. Aba producers bayitunganije twarabegereye, indirimbo barazitunganya na already made, yatunganijwe no mu producer muzi, muraza kumwumva cyane mukanya indirimbo nijya hanze. Niyo album igomba gusohoka. N'ikimenyimenyi twari twifuje ko habanza kubaho gahunda yihariye yo kuyimurikira abanyarwanda, nuko wenda twatekereje guhita dushyira imbaraga muri iki gikorwa, ariko iyo gahunda irakomeje. N'ubundi hazabaho umunsi nk'uyu nguyu wihariye, aho tuzongera kubatumira muze tuyibamurikire. Kuri Twaje Deluxe hariho ibihangano byiza, bimwe muri byo muzabyumva kuwa gatandatu. Already made irararisohotse, ariko hariho n'indirimbo ziri kuri Twaje Deluxe. Hariho n'izo yakoranye n'abahanzi bari hano, batakoranye indirimbo imwe. Hari n'izindi bakoranye ariko nazo wa gatandatu n'abahanzi bari hano. Bivuze ko rero Twaje Deluxe irahari, irarangiye. Aba producers ibihangano barabitanze, tunabashimira cyane ku ruhare rwabo n'ukuntu babashije kubibika no kubitunganya neza. Ni umwanya mwiza rero kuzaza kwa gatandatu kugira ngo zimwe muri zo muzumve. Ko atatinya, urumva ko yagiye mu by'ubutore atizigamye, nta soni. Ibyo kwamamara no kuba ari kumwe n'abandi basa, ariko akaba azi ko ibyo barabimurusha, nawe akabarusha ibindi, ariko aho ngaho akubaha abamutoza, abamwigisha, akabaza, agakunda no kugira ngo cyane cyane yewe ibyo nibyo ku ruhande blague zanjye, nawe akambwira ati ariko sha wazaje nkakwigisha kuririmba R&B. Ntabwo reka ibyo ngibyo giye ntabwo njya mbiririmba, ariko tuzahuriramo hagati. Ariko nkamubwira ati ndaririmba R&B se kubera iki? Akambwira ati oya, ngo ndajya nkwigisha utuntu tw'uturingushyo two mu majwi. Ntabwo atoya, ngewe nibereye muri za rwani inka n'amararo, ubwo uzahansanga.
umunsi wa mbere numvise aririmba Zarwaninka ni umunsi ya postinze mbere yuko asohora Big Time, yari mu minsi ye ya nyuma ari mu nka muri ya video ya Big Time. Sinari kumwe nawe, yari kumwe na Cyogere. Nagiye kubona mbona aririmbye Zarwaninka kuri Instagram, mpita muhamagara ntiyampaye none uyu ngibi none ubivanye hehe. Ati ngo naraguteguye ihangane kandi wimpore cyane. Ubwo ni ibyo nyine ntiyadutunguye, yarantunguye cyane, nizi ko azagira ka kantu nyine k'abantu bamamaye. Ati ntabwo muzajya kuyangoye mu matorero se yewe njye kudiha, ariko yaraje aradiha nkatwe twese abintore nyine nk'abandi, nicyo twamukundiye. Murakoze. Ikibazo Patrick yarambajije icyo namusubiza ni uko byagakwiye kuba impamvu y'uko abo bifuza kubona ibyo bintu biba bakwitabira kugira ngo bizabe surprise. So urararitswe niba ushaka kubimenya ntuzabure. Murakoze. Nitwa Sam Kwizera, nkorera Flash FM na Flash TV. Mbere na mbere ndashaka kubanza gushima iyi initiative yo gutegura igikorwa nk'iki ngiki. Ndashima cyane timu yabiteguye. Ikindi ndabaza Ruti, uri umuntu wabanye na Buravan cyane muri iki gihe cyo gutekereza ibi bintu. Wari usanzwe uri izina rizwi, abantu twagendaga twumva hirya no hino, abanyarwanda bari bakuzi, ariko ntekereza ko challenge za Buravan ni zimwe mu zatumye hazamuka cyane cyangwa abantu babasha kumenya cyane ikintu cyitwa ibihame by'Imana. Uyu munsi twabonye stories zivuga ko hashobora kuba hari umwuka mubi mu bihame by'Imana, ibintu nk'ibyo ngibyo, ku buryo hari abantu bashobora kuba bari kubisanisha n'igikorwa nk'iki ngiki, bavuga ati bya bihame by'Imana twamenye kubera Buravan, twaje fest igiye kuba hari umwuka mubi mu bihame by'Imana batari kumwe. Uyu munsi wa none abo bantu urababwira iki, cyane ko hari abari biteze ko birumvikana muri iyi fest yatwaje ibihame by'Imana byagomba kuba bifitemo performance, niko benshi babifataga. Ibihame by'Imana na twaje fest muhagaze he? Murakoze cyane. Ibyo ngira ngo atazadutera akatwica, kuko hano ni umutima mwiza no kuvuga ibintu byiza gusa. Ibyo bindi nibyo nakagaruka. Impungenge ibihame birahari, urutarahari, n'ishyaka rirahari, na sentore arahari, n'Imana irahari, na Nkongi arahari, ntawe udahari. Ibibazo byanjye birajya nshingiye kuri pano dufite ndetse n'abahanzi bandi bari kuri twabonye ku mafishe, wenda hatari Mani Martin na Niringabo, abandi ndabona bahari. Nturutse kuri France Monde bakoranye Darling, Adensano bakorana With The Best, Kevn VIP, andi umuntu bwiza, Jules Sonore ni Rwogere, kugera kuri Ruti Joel Impore. Ubwo mwatubwiye ko hagiye kuza twaje Delix, ubwo nahita ntekereza nti Juno Kizigenza, Ariel, Wayz na DJ Pius batari n'impakanizi batari kuri iri album ndetse batanakoranye iza mbere, baba ari bamwe mu bibanze bari kuri iyo Delix igiye kuza. Ikindi kibazo kirajya kuri Kevn. Navuga ko ni umwe mu baraperi bake niba atari we wenyine wakoranye na YB, ndetse ubona ko ibitekerezo bya YB ashobora kuba ari umwe mu babyumvaga cyane, nshingiye kuri ku mabumu ye yaba Trapish kabiri, hari indirimbo zikoze mu buryo bwa gakondo nka Generation n'izindi. Nkajya kuri iyi aherutse gusohora BTS, hariho indirimbo nyinshi zirimo izo hari yakoranye na Singa, ndetse ni nyinshi zikoze muri buriya buryo, ndetse n'iyo yakoranye na Pastor P. Ushobora kuba uri umwe mu bumvaga ibitekerezo bye cyane. YB na initiative kwaje ni movement. Kuba Juno batarakoranye indirimbo ariko yakoze indirimbo ze yitwa Yaraje, yakoze album nziza. Rero niyo mpamvu dukorarikira gukomeza gutegereza twaje Delix, haba aho Wayz iri kuvuga,
twagutera amatsiko ariko twavuze ko kuri album hariho bamwe mu banzi kandi bari hano. Urakoze cyane grand frère. Buravan tugiye kumuvuga ibintu twamwigiyeho ni byinshi bya hatari, usibye niyo sound ngiye nibyo niwe wanyinspiye gukora sound nyarwanda bya hatari. Tujya mbere yuko dukorana n'indirimbo twara chillinganaga cyane muri ubwo buryo bwo connecting nk'abahanzi, kugira mu creating murabanza muga connecting. Buri muhanzi muhuriye studio bwa mbere biragoye ngo mukore ikintu gikomeye nyine kizaramba bya hatari mutabanje guconnecting somehow. No mu brother wari uri humble, ufite patience ya hatari, nka album ye twarayitegerezaga ibana tukaruha ariko kikaza ari ikintu kiri worth it. Niwe wanyinspirinze gukora sound nyarwanda. Ubu hari ibindi byinshi cyane bitarasohoka bikoze muri sound nyarwanda, injyana zitandukanye nk'uko yabivuze, ariko umuzi ari gakondo nyarwanda. Mwateguye ibihame kubera ko nubwo wavuze ko ibihame bihari, ariko mu bagaragaye mu nkuru zagiye zijya hanze ko basenye igitaramo n'abasenye icyitwa ibihame urimo, kugira ngo ushyire umucyo kuri ibyo bintu kugira ngo twumve koko nimba ibihame bihari, nimba na performance mwateguye, nimba nta nibyo muratubwira. Hanyuma kujyanye n'abahanzi bagaragara kuri table hano, kuko harimo batarakoranye na Buravan, ndagira ngo mbaze nimba buri wese afite uburyo bwe bwihariye bwo kuzaperforminga cyangwa se hari ubundi buryo mwateguye bw'abahanzi bazahurizwa hamwe mu buryo bwo gukora indirimbo yubahiriza Buravan cyangwa se kwibuka Buravan muri rusange ya bose. Hanyuma ikindi nabaza ku organizers, haba hari uburyo bwateguwe koko bw'abantu bifuza kujoininga YB Foundation. Ibyo navuze mama y'Imana ntacyo narenzaho pe. Ibihame birahari bizahamiriza, nanjye ndahari nzahamiriza. Ibindi byo rwose burya iwacu mu bintu by'ubutore nuko ntawe uvuga amabanga y'imbere kwimena inda kirazira, ariko kunyurwa n'iki se? Nyurwa wumva unyuzwe, kuko icyaba kibabaje nuko naba naretse guhamiriza mu gihe nkiri mu ngamba. Nta kitagutuma unyurwa. Ndi mu ngamba kandi uzambona n'abandi bose uzabona, ntitugiye kuba ibifura, turacyari intore. Ariko rero tugire tunanyurwe cyane neza mu bintu byatowe. Ndetse ndabeshya tuzabona ibihame cyane. Urakoze cyane. Twabivuzeho kenshi, gusa hari amabanga mushaka ko tubabwira kandi tutababwira hano. Ikijyanye na collaborations nicyo buri muhanzi wese yahereyeho. Twara collaboratinze pe, ni nako kazi tumazemo iminsi mu myiteguro. Ku bijyanye n'indirimbo dushobora kuba twaratuye Yvan cyangwa se iki, ibyo byose bikubiye muri show. Ntabwo rero amabanga agaseke ntabwo twagapfundurira hano. So muranyuzwe? Buriya kuwa gatandatu muzanyurwa. Ibizaba biri kuri stage bizatangira saa 1:30 top, umukino uzamara amasaha 2:30. Ibyo bizaba biri kuri stage. Muranyuzwe se? Nibyo ngibyo. Finally ikintu wenda nashyiraho akadomo no gushimira abantu bose mwaje muri press conference, kugira ngo iyi nkuru muyisakaze rwose. Abantu ndumva ntaho itaragera, ariko burya gushimangira gutera umusumari mu kintu kijegajega n'ubundi uba wongeye kugihamya. So abahanzi bagenzi banjye ndabashimira ku minsi mumaze mutaryama myinshi, aba choreographers, organizers, everyone, abantu bose bari hano ndabashimira. Ariko mbere ko dushyira akadomo, twabwira ko indirimbo ready made iri hanze muri aka kanya nk'uko twari basezeranije. Ntabwo twari gusoza ikiganiro n'itangazamakuru, indirimbo iri hanze. Ku bakiri hano dusoje mwajya ku ruhande mukayumva, afite ubutumwa bwiza n'amagambo meza, ni vibe muri rusange. Dushimire cyane rero BK Arena, of course iyo yatwakiriye hano. Dushimire cyane abahanzi bacu, haba bari hano ndetse n'abatari hano. Dushimire the whole team behind iri kudufasha kugira ngo Twaje Fest bizagende neza cyane. Ntabwo twareka gushimira byimazeyo itangazamakuru ryose muri rusange, ryo riri kubana natwe, riri kudufasha umunsi ku wundi kugira ngo iyi movement nziza igere ku banyarwanda bose muri rusange. David bivuze neza cyane,
ariko kuri ku ruhande rwanyu birihariye uburyo bwo kuborohereza kugira ngo muzatari iyi nkuru nziza kandi ibereye u Rwanda. Ubwo buryo burahari, ntekereza ko Pacifique nkuru nziza mwamubonye hano ku munsi w'ejo azaba ari kubafasha, ndetse na Kate Gustave. Yego, bwo n'uburyo ki icyo gikorwa giteguye araza kukibasobanurira ku ruhande muri rusange kugira ngo bigende neza cyane. So mwakoze rero.